niyo mpamvu Kendrick Lamar atigeze aririmba mu Rwanda. None ntabwo yaje akabahana ariko umunsi wo kuwa gatatu mwajyaga kumureba se mujye hip hop izima none akaririmba n'ibintu mutumva mu matwi yanyu. Buretse attention, ese ko ngiye mvuga ibivuga imihanda ngo ntabwo uri gusohora niba ari indirimbo niba ari ibindi bintu ntabwo ndi gusohora ubwo ndi ikirere. oya nabo bantu bavuga ibyo bintu bidafite logique baba bamaze gusindira iwabo byafashe primunsi bikavangana za kanyanga bya biyoga bisigaye byaraje ngo ni za RPG muri ture bagatangira kwite oya maniga y'ubu ngo bamenye ubwenge ngo bakora za cocktail bagafata amafanta bakayavanga n'uburikeri buno bwo muri za United Gin bagafata bakavanga. Jewe sinigeze mpakana ko kunywa inzoga cyo ni kimwe. None se kunywa inzoga ni bibi? Tunywerese ibyo bintu iyo unyweye bikarenza urugero byagukoresha ibindi bintu. Kandi nzi n'abantu ngo batetse ng'inguruwe mu ipirawu ibyo bintu. Melody hawakishura Mose Skyto yaratwambitse muri Guma Igicumbi cerekani kandi yitwaga Skyto. Yes, of course, come to your baby no fake of course king of voice and ambassador of upcoming system total tamwana ngenda talkative to travel out ni wite view nashini kuri magique wa undi wavuzwe mu byayishwe ndetse no muri ya myandiko mwajyaga mukora kera mwajyaga mwumva n'ibintu byo kuvuga umuntu afite ikibazo ibyo bintu byose uvuze ngo yavuzwe mu byayishuwe kandi mu byayishuwe Yohana avuga ko hari undi muntu uzaza akaza nyine muri ibyo bintu bya showbi. Urakoze cyane. Iyi ngiro na Man TV cyangwa se Amag the Black official ngira amaje kubimenyera. Ahangaha niho hantu tugiye kuzajya tugira gute twibera buri munsi. Niba utarakoze subscribe reka nkubwire ngo warahombye. Ama bimeze bite? Jewe bimeze fresh. Nta neza. Bimeze neza ma. Kamera neza niyo ntagiye gusohora indirimbo. Agiye gusohora indirimbo. Wowe kuri guhita ujya winjira tutaramvuze ibiba byasohotse si breaking news njewe imirongo si yanshiranye imirongo yaragushanye niyo mpamvu yarivuze ngo ntago meze neza ngiye gusohora imisitari ariko imvura se abantu baransetsa cyane agiye kugwisha imvura abantu benshi baragenda ku mihanda bavuga ngo amani ngo nta gisohora indirimbo noneho ikijyanye n'ibyo ariko se ubundi reka mbabaza ikibazo kimwe ngiye kuvuga cya kijambo cya Kanyombya ajya avuga kwa Manibu kirimo abafinge urumva ariko se ninde ubundi wababwiye ko ngomba gusohora indirimbo kuri ritme mwifuza mwebwe ariko hano wakwiye kuba urimo kuzura hip hop ihagarariye barayizimije umuntu witwa Pifre yarabyivugiye mu kiganiro yakoranye na Buryohe bamubaza imyaka ye akavuga ati umenye ari muri za 80 nabo ntago bayizi neza urumva yaravuze ati nyine ntago mu kiha agaciro niyo mpamvu Kendrick Lamar atigeze aririmba mu Rwanda. None ntago yaje akabahana ariko umunsi wo kuwa gatatu mwajyaga kumureba se mujye hip hop izima none akaririmba n'ibintu mutumva mu matwi yanyu. Buretse attention, ahubwo ntago bari kurekura hip hop yagiye bushari noneho ntago yagukubise indiri. None se ko baranga ari new generation abasaza nka ba Majibari uyu muntu nta nose ntago uri kumbona nanjye ngiye kubariza abantu uriko muri rusange utaza kuza kuntera amabuye niyo mpamvu nanjye naje hano umuntu avuga rero n'ibintu ukajya ubu mubonye ari gukora iki amajisi none asibye nawe rega ni muri rusange nose bande hari deni ndimo umuntu ko nasohoye indirimbo naguze inyunguta ndayizi byancanze nakoranye na Meroja ntayuzi umenya ari filime ese ko ngiye mvuga ibivuga imihanda ngo ntago uri gusohora niba ari indirimbo niba ari ibindi bintu ntago ndi gusohora ubwo ndi ikirembe nagiyeho ndumirwa ariko nk'iyo umuntu atinyuka akavuga ngo ntago ndi kumubona kandi ibintu byose ari gukora uri murabibona wowe urinde wececeka aho ngo bavuze ko utari umuhanzi Bruce Melody yarabivuze aravuga ngo wowe ubundi waririmbye iyihe wakora iki Bruce Melody afite ikipe iyi ni inkiyo iyo ni ikipe none se ubwo ariko mwabagabo mwe ibintu biraza wa mugani niyo mpamvu usigaye winywera yahurute dore byaranze none byaranze unywa yahurute ubuzima igura ngahe
ahubwo biratangaje no kuba mbona Skate atakinywa inzoga. Skate none se kunywa inzoga ni bibi tunywerese ibyo bintu iyo unyweye bikarenza urugero byagukoresha ibindi bintu tujye tunatanga ubutumwa man Sky 2 oya nabo bantu bavuga ibyo bintu bidafite logique biba bamaze gusindira iwabo byafashe primunsi bikavangana za kanyanga bya biyoga bisigaye byaraje ngo ni za RPG muri ture bagatangira kwite oya maniga y'ubu ngo bamenye ubwenge ngo bakora za cocktail bagafata amafanta bakayavanga n'uburikeri buno bwo muri za United Gin bagafata bakavanga nibyo basigaye banywa kuko ngo inzoga zarahenze banywa n'amahenike bamara gusinda bamaze kureba nk'ibiganiro by'umuntu bagatangira kujajinga amafuti hejuru y'ubuyoga. None se ubundi koko inzoga za make uzi ko ari igihe abantu bakunda kwandika comment ndi kubivuga wenda kuri channel yanje bakavuga ngo Amani akunda gukora ibiganiro yasinze jewe sinigeze mpakana ko inzoga cyo ni kimwe sinigeze mpakana ko ndi umuyisilamu ubwo ubihuza ute tukira nyine buretse gatoye ndakwirukana oya ariko ngiye nemerewe kukubaza nemerewe kugusubiza ibyo nshaka kumubaza iwese oya none se umwisilamu n'umuntu unywa inzoga bihura gute kandi inzoga ari haramu none se nta mushoferi bandikira konterivasiyo nagenda agererweza amenyo gererweza amenyo akakanya ugenda ureba abapasiteri ureba abavuga butumwa ureba abapolisi byonyine nabo ubwabo bakoramo nago Theo yariza amarira bamufotoranye icyuma ni icyuma ariko yavuze ko isora irasora abari guteza imbere ibyo rero kuba Amani yanywa agacupa ari umuyisilamu ntabwo abasilamu bose bari honete tubyumvikaneho abayobozi bose buretse mwaratandukiriye njyewe se ko ariko njye niko buretse nkubwiza ikiboneza mvugo utaratandukiriye wava njyewe iyo mvuka nsanga mu rugo turi abarangi cyangwa turi abayehova nari kuba ndi umuyehova kuki se nanze kwitakiza Imana Amani mu muziki nkita Majid the Black OG wowe witwa nde Benove wowe Benove ni ibiki njye nitwa Nsengimana Benjamin kuki utari byo uvuga se ugatangira ngo wamwe byayishugwe uko tugenda dukura tugenda dusobanukirwa rero no kuba umuntu yafata akantu kamwe akakanywa ntago wava mu musigiti ukakanywa se kandi nzi n'abantu ngo batetse ngingurwe mwipirawu ibyo bintu ayo makuru nzayakubwira turi nko kuri 40 rumva arabahita bakwica umusilamu umeze nabi ariko nanjye nzi abantu banywera by the way abantu hariya mu marangi babasanga banywera inzoga mu bikombe nahise sibibaho ugasanga ari kunywa icyayi ariko n'ubundi ari icupa basutse ngo za TVR zanyu mwana nkazikaye tukabona yicaye kajyaga ari kunywa TVR kumva arimo akandi kantu ibyo rero Bruce Melody sari kubaza iki mubwire kuri mu kigo wisukira muri ndege se kandi Bruce Melody yavuze ngo ntagakuze natamvuga araryo uteze none se nyine umuntu urashaka ko yicwa n'inzara atavuze none se ubundi tugiye kuri ibyo bintu bagushinza cyangwa umushinjacyaha yitwa nde umushinjacyaha ni umunyamakuru ni umunyamakuru umushinjacyaha ni umunyamakuru n'umupromoter ngo Bruce Melody ngo ntabwo anzi yabwiye uwitwa Dumba arahindukira abarabwiye Kasuku ngo Kasuku we ngo noneho ngo ikibazo ngo cya Sky ngo yanyise bebe kandi ngo ntabwo anzi cyakoze Amani agaciro kanyu tuba tugenda tukamenya reka ngo nanjye agaciro mba nakabonye ahubwo ubwo ninjye ukurikiyeho Yesu ubwo yamenya gute nimba atakuzi ubwo yamenya gute yakubwiye yuko Melody yabaye ingagari nta kintu ubu mwavugana umva nkubwire wa mugabo we make yanjye ndayarya uko nyafite ibyo bintu by'amamiliyari yanyu
mugende mu birire hiryo za Dubai yanza yarira mu gakinjiro ka Gisozi. Urye keke barye ibindi bintu by'amagato. Nari ngiye kuzana zimwe mu ntoki zanjye hano ariko zose ndazirambuye ntago uzi Skytu ngaho mumenye nguyu Skytu bibwira reka mu magambo make bantu ntago bakuzi bakume oya uretse uri kunyicira ikiganiro Skytu nashakaga ko wivuga bakakumenya. Turakwakiriye kuri Ama-G The Black Official. Murakoze. Nitwa Abasenga Timote. Nkaba ndi social media influencer. Nkaba nkoresha izina rya Skytu Abagahe. Nkaba ndi umwe mu bantu bicururije cyangwa imbere y'igihe. Nkaba nje mfite ishaza. None se ubwo ko ubihinduye ukuje ninde ubikubajije? Oya ibyo hari umwe mu bakiriya banjye bavuze ko batanzi banamfitiye amafaranga. Cyakoze sha tubyihorere nta nibyo nkomeza kwivuga. None se ubwo uri kwivuga? Ntabwo kwivugamo nakomeza. Ngiye naba mgiye kuba ngiye gukora utuntu. Reka nge nkuvuge rero ndakuzi yitwa Skytu Papa Doughboy. Noneho numvishe mu byo twavuze haruguru ngo nago bamuzi baramumenye ntibamenye ko ari umutasi. Ntago nzi se ntago nzi inde se wowe wahamya yuko Melody atanze Ama-G vugisha ukuri ariko mwagiye mureka kubera Melody hawakishura munsi Skytu yaratwambitse muri Guma igicumbi kerekani kandi yitwaga Skytu ntago yigeze ahindura izina igicumbi gusa uretse eke wa Bagaye wazanye inyuma igicumbi gusa na nyuma yaho nago mwandwanyije wowe udatuma nzamura isukari bakaboze kari ngombwa koko kaza reba ukuntu hari abantu bateza imitima mibi shitani horize ureba umunabi nyine ureba ukuntu umuntu avuga ibintu agashwanisha abantu umunabuka reka nkatire n'ibigoryi noneho namenye wabibonye urumva abantu bandika comment natangiye kubamenye bamwe na bamwe zigira gute zigukasa zinkasa iwanjye urumva Skytu nk'ibyo wari uvuze ruguru aho ngaho kunyandikira ngo Ama-G mirongo yaragushiranye uri kureba indirimbo ukabyandika munsi y'indirimbo uri kumva nasanze mind ni empty mind nge narabavumbuye noneho n'abantu tubana mu buzima bwa buri munsi yego Skytu ashobora gusohora indirimbo nkahita mubwira ati Skytu wishe indirimbo nakoze indi ni Gmail ni iki email indi mail nkavuga ati nama fake account bivuge gutyo yego bakoresha fake account akaza akagusebya sindi buve kuri iki kiganiro ntavuze ku muntu witwa Murungi Sabe njewe Murungi Sabe uramuvuga iki abantu bo mu Rwanda cyangwa se abantu b'abanyarwanda twese muri rusange iyo umuntu ageze mu mati Skytu bigenda gute inshuti zose ziragutererana worambwira ngo umuntu ngo ariko mwibuke ko hari inshuti nari n'abantu bigira inshuti oya ushobora kugira ngo ufite inshuti nubango sinumva impamvu haza amavoice yo mu 2002 mu gihe ari uko Sabe yagize iki hari umuntu washatse kumusebya cyangwa kumuvuga nabi ubu Skytu agize ikibazo hari nk'umuntu wabitse record ye wenda ari kumubwira ati wambabareye ko gaze yashize nkawe yakayisohoye icyo gihe Skytu yabimubwiriye yabona Skytu bavuga ati Skytu yaratwaye aragonga azavuga ibyo ashaka n'ubundi undi si byo bavuga ko ari byo byinshi mu mitima turahindukira tukabimenya ahubwo niba ngiye burabira biboro byambabaje nishazanye niyo mpamvu rero mbabwira ngo yego wenda Sabe yarakosheje nkuko ntabyo tuzi ariko ntabyo tuzi yego nibyo abantu bavuga ese koko niba yarakosheje
ni ngombwa ko abantu baza gukinira mu bihe byiwe byiza cyangwa bibi. none se iyo umuntu akiniye mu bihe byawe byiza aba ari kugukorera iki? Ariko mani sabe Nugera mu mubabaro we nawe uretse uzagire nkubwire sino kurya ntawe yafashije se none se njye wereka sindimo abantu bagera muri bangahe wowe ntabwo yagufashije kabisa yanangoresheje ibiganiro kuri channel yiwe nanjye yaramfashije nzi abamama yafashije nzi abantu bose yafashije kuki batajya bazana ibyo yafashije babivuge bakazana ibyo mani izi YouTube ziraza kudukoraho kabisa wishaka kuzamukira ku muntu njyewe ariko kubera ko mfite mfite wabagaye mfite amajide black office ntago yago yafashije abantu tuvugisha yarabafashije mamagare fireman hano yarabafashije none se kuki abantu bakunda kote febre gusa wenda noneho tutanafitiye gihamya none se amareka nkubaze ubundi ngo koko ibyo bintu byaba byarabaye byari ngombwa yuko babizana kuri YouTube nk'abantu baziranye kuri ibyo bintu nibwo cyangwa abantu bazamukiye kuri kara kajambo Ndimbati yavuze ngaramukubye ngo yaramubabariye ngo sabe ngo ko nakubabariye ngo umva ese ubundi yamubabariye mu biki yari yakoze nimba ntangaje inkuru ngo sikayitagiye kure narakubabariye nakoze narakubabariye njyewe wambabariye iki wambabariye nicyo kibazo nyine nanjye ndi kwibaza narakubabariye sikayita nanjye narakubabariye urakoze nyine ni uranshimira nakubabariye iki kubw'impamvu ziyese ahubwo urumva ntago tuzavuga ngo ariko se reka nanone nsubize ikintu narumvishe ngo Sabe yafungishije Ndimbati urangiye biboro sinya ngo ndakubijyamo bya politike n'ibiki n'ibiki kuko ikosa ry'umuntu niyo nshuti yiwe ko byagenda kose ndibaza ndavuga se umuji runaka yaramufungishije ese ni bya bindi bita revenge wenda je nuko nabitekereje ku ruhare rwanjye naratekereje ndavuga ni revenge wenda umusaza ari kumukorera utumaninyeri Ndimbati ari kumukorera utumaninyeri ari kumubabaza kuko buriya nyine hari abantu nyine nabo bagira ishaza bavuga ati umukobwa nimba yarabunkoresheje nanjye nzawumukoresha ibyo ngibyo byaba ari ariko oya ni uko bimeze none se ko abantu bose bahise bazamukira kuri iriya jambo narabonyemo n'undi witwa Rwema yakoranye ikiganiro na Rwema niho hantu nabonye hasohokera amako kaboro abantu bose niko bagiye bakomantinga Sabe yemerewe kugukupa telefone niye ni wibaruyeho yagukupa igihe cyose ashakiye ariko nawe ni ibiryo tutamuvuzeho ntitwa rya ariko none se bari kuvuga kuri bavuge kuri Faruku Dinyo umugati buretse ariko ikibazo impamvu nawe bavuga ko batakuzi ubu ni wowe uba mu gihugu wenyine buretse gusobanurira waretse nanjye ngabanza ni kuri ndakwirukana ntaribi reka ntuzi impamvu bakuvugaho ni iyi ni kuba bari kumbona none se nyine urashaka ko bavuga ku muntu batabona nimba Sabe ari kugukubita amanuza amaviews angana kuriye yicaye niwe mu YouTube wa mbere utega indege akajya gufata ibiganiro iburayi uravuga kuri nuza agaca n'ugaciriritse naka hari ubucano buraho ngaho ntago dushaka kubumenya nabo bariyizi ariko buretse amaji mpise mbanza nzuminga kiriya cyagwe mwambaye twebwe umva kuva ku bwa kera barabizi oya ntagira ngo mbanze mbereke ko none ari abafashoni afite n'impamvu yo kuvugwaho njya mbasha gusobanura ku cyangweho na kikipeti niyakora twagiye twakomeje impamvu nari ngakoze nagira ngo mbereke ko abantu bagomba kuvugwaho batambaye ibirenge bareba agaciro reka nkubwire Skayitu ni umuvandimwe ariko wanze ko nkubaza buretse urambaza burana ringiye kukubaza urumva Skayitu ni umuvandimwe kuva ku bwa kera kote febre zanjye arazizi nize ndazizi turaziranye byimbitse ubu ngubu hano hakomanza umuntu twavuga tuti
byanze bikunze uriya muntu nimba ataje kutwishyuza aje kudukubita oji turakora iki? ukahita muhuza umugambi amafaranga turayamuha cyangwa bya bintu yaduhaye byari tubimuzungu tumimusubiza ibintu bye amenye ibye nyine nawe umenye ibyawe nyine buri wese areka agafunga kurendi wani yiwe so rero Sky 2 ngaho nawe mbaza Amaji ari ikintu ushatse kubaza niko wagikwetse reka dufate wenda yuko uyu mubebi Clara ndi watangaje iriya nkuru ya Sabe nyine azi uko kuri sibyo ese byari ngombwa yuko ibyo bintu bitangaza 1 second ese kuko nimba ziranye n'abo bantu numvise ngo hari n'abazanye ngo amajwi ngo ya marikode n'ibiki gutyo se bari bayarabitse yaranze kuva muri phone ni ikihe kintu cyaba cyaramuteye gukora ibyo bintu woransubiza benda uvuga ati benda oya njyewe reka nkubwire ariko nanone natsobanurire wenda nimba koko byari bikwiye byari bikwiye ntago byari bikwiye urumva ese ukuri kose ni ngombwa ko kujya hanze ku buryo umuntu ashobora kuba yagutera ishaza wowe ukaruhukira kuba wahita ugenda ugahita uvuga ibintu by'ukabishyira hanze reka nkubwize hari igihe umuntu murekuraho umuriro ukamwicira koga reka nkubwire ikintu kimwe ngewe narangije kuvumbura njyewe nsobanurire akazi kabuze gahunda ni ugusambira ku muntu ntabwo ejo bundi navuga umbwira umuntu wavuze ngo amani ngo yabaye akamwana Mustafa Kid none se nimba bamwirukanye kuri Yago TV yarangiza akajya gufatira agafungo agomba gushakira ahandi hantu niyo mpamvu hahari ni ukuvuga ngo utavuze Sky 2 ntago warya ntuvuge Amaji ntuvuge Briane ntuvuge nande murabazi bose uraburara njyewe nabababariye Sky 2 hari akaboro nshaka kumva ka Kararo ndamuzi namukoresheje muri video yitwa Muninye muri Corona ari umuvugize uyirebe se yagushaka ukamuha hit ko byari bukora oya nta hit nkanga njyewe ari kumarika ikiganiro ariko byari hari bushye nari ku ikiganiro cyo nta kimuha njyewe ariko nta wamenya wenda nawe afite wenda impamvu reka dutegeze tuzabibona twe kumucira akatara rutega ushobora gusanga nawe wenda yari afite impamvu kare kuri channel yiwe ikindi kintu nabonye nabwiye nabajije hari channel zari zihari ziremereye zamanutse bimajije kugaragarira buri muntu Sky 2 ntago yavuga ndamuzi navuga se 3D simwayihananye ntabwo nabonye ikiganiro cya mbere wahise ugikorana na Eminya kuva kuri 3D ubu Romeo yaguhamagara ukajya ugakora ikiganiro twarabimenye aha hirya ngo ni kwande ni kwa Okim rumva rero uri mu kizuba nje ariyo mpamvu emaza ariyo mpamvu wahise ukoraho ikiganiro bwa mbere ibyo ngibyo birakureba igasanze nturi kuvuga ntago mbivuze nihitiraga imbere ya urutesha amakuru yose ko ari ku muhanda njye meze neza oh yes izina ry'Imana njye meze neza ariko nawe uri mu kizuba no kwa Okim kambane niho kabera ubu ni ukuvuga Eminya wenu akanama karimo jihad ntiyayoberwa kwa Okim kubera iki nyawe ntiyabura ariko reka nkubwize uko kubera iki jihad na Okim uzi ko njyewe ntaziranye na jihad ndamubona gusa ni nka bimwe bya Debeni nawe simuzi ni ukumubona nyine kuri screen cyangwa muri phone yanjye ntabwo mwari mwahura tukora iki jihad twarahuye kuri ahandi mwakoraga ni kuri grid ndamusuhuza afite agenda ye agataburete gasonga bugari ubusaka ngaka nagake misensek kwansubije uriya mukobwa ashobora kuba nyine ari gushaka attention ari gushaka kwanza reka nkubwire ese biriya bundi uretse gato ntabwo byari bikwiye ariko ntagabuza abantu bamugiye mu matwi
ndabivuze ntanabisubiramo. ese koko yaba yaranariye umugani wa Kamaro yaba nuriya mwana yaramusayitse yaramuhaye igitwe katagihaye mineri ikibazo kirimo ni iki? Yes ati wabemeye. birana nabufata nkaho ngewe harya afite yarabyaye nde uriya Karara Karara buriya wabona afite nk'abana 5. none se afite abana kuko yaravuze ngo afite umugore afite nimba umupapa barashakaga kumutamo afite umugabo ariko we yarabyivugiye mu kiganiro afite n'abana ubwo afite imyaka ingahe? imyaka y'ubukure ese si mukuru none se nimba yaragiye akuze cyangwa ushobora no gusanga wenda na Sabe wenda yaramukatiye wamenye ari ibikize none se ntabwo uzi ibyana bijya bikatirwa eh ati Sky tungwino tukavugana mugasangira kamubura utoya wowe ushobora no kukima n'icyana ukakima da yigo bibaho kikakugirira ishaza kikavuga turi amurezi yanze kurya kandi nanjye nzamuta mu bihano nzamukoreraho uburoko cyakoza ibyo bintu Sky tavuze biri 150%. bibaho akaba ari ryo shaza akaba wenda ari ryo shaza cyangwa se wowe twariganye ubu wa mbere wanga kunkopeza none ubonye umuntu yihitingiye ushatse kumbwira ngo waki ngo basi ngo selfie ngo wereke ngo abantu ngo ko wa muntu waraneye indobo muri interina wowe ntago byagukora agahita yitamo kuba yaguta mu bihano noneho yahura n'undi muntu nawe ufite ishaza wa muntu bagahuza igitekerezo hari n'ingagari zisigaye zitanga ibiciro urabyemeye ubu umuntu asigaye apanga umuntu ibiceri akamubwira ati ngiye ngo ibiceri kiriya kirezi ndashaka kukijugunya hasi ariko Sky tunanye ngiye kukubaza ntago Rayon Sport yagutayemo ibiceri ntabwo yigeze inamika ngiye rero ngiye nyikunda kubw'urukundo kuva na zamani nabo barabizi nta n'ikindi tu zamani ryari man je natangiye gufana Rayon Sport hari sister wanjye mfite witwa Isabelle sister wanjye witwa Isabelle 2006 ndabyibuka uyikundiriye ni ikipe nyine tu sister nyine yanshizemo nangira kuyikunda guco kuko twari dutuye mu Kiyovu tukajya tujya malaria nyine ahantu yitorezaga kera ari ndahazi rega nta uyu mujyi nta hantu wa mbere tuvuye kwidumbaguza ahantu bitaga muri nyina muri Dumba muri nyina muri Dumba umva Dumba azanye meze kiye ngo Ezekiel ngo Didumba ngo mwibe abantu benshi barahazi Dumbese ari hafi ya Perugumba umuntu akajya rero kwikaraga we batega batugurira boro za nuze za barafu ikipe tuyikunda gutyo kwa kundi wajyaga yukakora y'amabarafu wiviriye kwidumbaguza urabizi ko byari none bikuje n'ubu ngo bituma rero itanisanga mu ikipe njya no mu kizuru ari n'igihe intamika iby'amaji yavugaga ndatamira we yariye ariko ubwo bawumva Sky none se ntago nakujyanye muri stade Amahoro ukajya kuririmba ari nje uri kuguprotokora urakoze muri show yariye barabizi nduwaborega kandi ngo batakuzi bandese ngo ntago bakuzi wararimbye mu bihumbi bingahe by'abantu ubwo suburi uriya no kwibaraguza abakene nawe kugira avuga ibi ariko hari genza ari Sky to yavuga ndeko akarya nk'umuntu yavuga avuge ndetse iyo bamubajije Sky to nyine ubwo nawe abahita bivuga ahubwo barakoze ahubwo muri Dumba yarakoze baba baru ibaze kuba yaramubajije Sky to ubwo subwo niyamenye yahise ajya ku stalkinga nyine ariko ndagupresence ngiye kurakoze undi se bwo ntiyamenye nawe yakumenye urabatanze na sobuja aranza nyita badman nyita ruda nyita wa bagaye timu yawe yose niho ibyo bintu bibaye ujye unamukorera akazi ngo nago nzi Safi Madiba ndamuzi njyewe bane mwabura kuba mutazeranye mwabanye muri super nasohoye n'indirimbo muri Super F yasohoye n'indirimbo kabisa yo ku munsi wa Saint nje kuyisoho boss yagiye Herishari Shari yibereye mu kazi twaduherutse kuvugana arambwira ati narabavumbuye ariko byo mwana namuhannye umuntu arambwira ngo uzambwira amaje ko nkunda ibiganiro byiwe umunyamakuru kandi ntiyanyirira indirimbo umva ikibazo ikiganiro cyanjye ntiyagikina ku gitangaza kuri screen we ariko indirimbo
indirimbo ya Oya, ariko mwe bice muzira murakizi. ni igiki Nashatse kubivugaho kare mwese muranyomoza. reka nkubwize buretse nkwereke umuntu azira iki exidira yanyandikiye ngiye kujya mvuga ibintu ukuntu bimeze ngo wowe kugira ngo ugaruke mu kibuga ubwo ready ari kumbwira ko nta kibuga Urimo? ndimo biragusaba gukorana indirimbo na Chris Easy mureba kugira ngo ajye nange ko Chris Easy ngo Keniso nkwereke njyewe ndi umuheza nguni w'injyana yanjye yaguhaye urutonde Exidira nibyo byanyeretse ko ashobora kuba yarebye na phone ya Ben nge Iraman said akomana mane rafi ntago musubirishamo niba utabyumvisha usubiza inyuma ikiganiro ariko abaraperi ndabikundira Diraman Sedek ntago uheza nasa coming soon Diraman Sedek gusa ukeneye hit song ngo audio ya Element video ya Easy Card collabo ya Israel Mbonyi Chris Easy vuga twagiye ngaho nyumvira oya subiramo ngo kwa Element gusa ngukeneye ngo hit song ngo audio ya Element video ya Easy Card collabo ya Israel Mbonyi na Chris Easy orke ni solo cyangwa gospel none se reka nkubaze rero ibi bintu ni uje na hitis agiye oya buretse gereka banze mubaze ibi ngibi inga bya bindi abantu bi management yawe dira wa mugani management umwanshinje ubundi ngo bahatima kaca urabyibuka none se ndakubaza nawe ni mugenzi nishumi urambwira abantu dukorana nishumiye kandi barasubiranyemo ku bwa phone nishumiye Mati nago yagirwaga muvuga avuga ati njyewe yansabye rifuti ariko wamugana ntago basubiranyemo mu bundi buryo ngo ni inshuti ye umva hanashaka kunjyana uranjyana muri gospel wowe Diraman Sedek uransabira collabo na ni kukwakira collabo na Israel Mbonyi na Theo mwarayikoranye mu bihe bye byiza oya nta kiba Theo ni mwakoranye indirimbo harakora ariko ninjye wabyibwirije nese so wabyibwirije none se ni ngombwa ko ambwira ngo wasanga yishakira Aline Gahongayire indirimbo yanjye wasanga amajishakira Aline Gahongayire uretse kuki se nta kwikorana ngenye cyangwa kujya atakikorana njyewe utayikorana na Israel Mbonyi yabipanze cyangwa Israel yabinsabye cyane nabimusabye Sky tumubwira abantu mwagakorana na Stromae oji wambwara kumubwira umunyarwanda nguriye mu kibuga neza korana na wowe ibintu abantu batuvugaho urwego ushatse kunshiraho ni umunyarwanda mugenzi wa urantera inkunga se none se hanyuma se Exidira arantera inkunga yo gukora video na Israel Mbonyi kakora video ziri live bisaba gutegura igitaramo Mbonyi kujya mukora video no gutegura igitaramo impamvu tudakorana n'abantu bamwe na bamwe hari impamvu iyo mpamvu rero yaba wayimenyaga impamvu ngagukorera play ngo liste none wakajyana muri gospel niho ngomba ngo kugaruka mu kibuga impamvu rero nawe bagushinja telefone wa muntu impamvu zo zirahari n'umwana mubi ujye muri gospel man ariko uzi kukubwira ibintu nk'ibyo utarumva n'indirimbo yose ubwo ni nkaho nyine ubwo yakubwiye ati ibyo bintu bireke ibyo bintu urimo aho rero ndabikomozaho mvuga ko icyo kintu ashatse kuvuga mu butasi mu makuru ya nyayo uraperereza ibyo bintu ukamenya ngo byatewe n'iki yabivuze kubwiye mpamvu yashakaga kugera kuki ese yakwifurizaga iki yagutekerezaga iki oji urumva we yagutekerezaga iki otewe yo kwa Element yakasamo tugasigaye bishyuza miliyoni umbwire collabo ya Israel Mbonyi ibintu azabaca video umuntu se reka nkubaze ikintu kimwe ama buretse Sky tuburetse hari igira Israel Mbonyi ashobora kureka reka mbanze mubaze ubundi Element ni ukora hit cyangwa muhanzi ni ukora hit ahubwo Exidira akora oya nsubiza jewe manager wawe je nsubiza kavuna umwe nubu watuma nkubahuka none se ntago ariko none se urutonde yagukorerwa ibyo bintu ukeneye ntafite ubwo n'amafaranga yo kugushyirira yashizemo se rumva karagushakira umuterankunga je ndi kukubaza producer yego ni ukora hit cyangwa ahubwo hit ikorwa n'umuhanzi n'umuproducer hit ni Imana ikora oji
none se uko nibagura views isubize Nyunguta yagize views 20,000 mu gihe kingana nyine se ni ukuvuga ngo ugutwi kwa muntu uretse nkubwira abantu bagiye kukumanaginga uretse mbakubwira umva nkubwira bakumanaginze wowe waretse nkabakubwira ko bakoze bamwita gute uyu w'inshuti ya Exdira indese uramuzi wari umuhanzi wanakoranye indirimbo na King James uramuzi ni ishumi yawe wowe ari inshuti na ba Paxson wakoranye ejo bundi wari uri kumanaginga nizo kabosi banakoze ibintu bya filime umuntu tutahita twibuka uwo muntu ntago ari muri iki kibuga nta nubwo yemerewe kukumanaginga ntari ariko baraba ibaza umuntu ugiye kumanaginga sikahita atibuka ni izina ryiwe niko kandi ukaba wibuka Jirosi afite izina ese ubundi bamumanaginga kubera iki kandi gukora ibikorwa none se ubona urutonde rw'ibintu bamukorora none se yasohoye video coming soon akeneye manager wiki none se yababwiye ko yabuze ya video ubu nibyo nakubwiraga uko bahise bamugira inama uvuze ko nyiri urugo yapfuye ni ubumwishe none se Exdira akora iki mbere yuko sohora coming soon kuki atanyandikije ngo Amaji rero ukuntu gahunda zimeze wagakoranye n'uyu ariko abonye coming soon ahise ayiforopingisha ngo ni urukundo njye nzajya nihitira mwana wama ugiye guhogoza wamfura yagiye gusirimba dukore ngo remix ngo nginana ariko nginana indirimbo yanjye mugiye kuyibona kandi reka gospel tuyishyiriremo Benzo Benzo beat kereka ryaririmbira mu kabari ariko mani mujye mureka kutujajinga buri muntu afite feelings zize nimba Skytu yifanira Reyo jewe mfana Gasogi yarasenyutse tuzongera kuvuga ibyo bintu ya irahaje iri hese wese uri Kenisi ubwo nawe yaba arya imboga none se yigarura gute karavuga ati njyewe akarahira abakinnyi ngo bamutsindishije batashakaga ngo bashakaga amafaranga menshi arangije kubw'umujinya aravuga ati zingegera nizo zinsindishije ati noneho kubera ukuntu bimeze ushaka kugenda ayo niyo makuru mfite ngo buryo yabaturumbuye ngo mu nzu babamo ushaka kugenda nace anagenda nta numwe njyewe ntegereje hano abasigara agiye kubona kimwe cya kabiri cy'abakinnyi baragiye ngo nibagende arangije ahita yirekiritira abapeti bakina muri za unity reka nkubwize ukuri ni ubwa mbere ngiye kuvuga iri jambo ariko abantu bararifata kwinshi ntago nigeze mfana Gasogi nafanye Kenisi urabyumva ukuri we yakurikiye Kenisi kubw'ubufana imyanzuro ye nta guheza ashatse yaravuze ngo ugengeye kureka umuziki mu gitondo akora igitaramo kibise azana Ivona Chakachaka hari indirimbo y'uheruka niko yavuze ahubwo yazanye Ivone yakoze igitaramo cyo kureka umuziki azana Ivona Chakachaka yazanye injari mutaza kumufana nta views mumuha aravuga ati izi cyanyu muyigumane igitaramo se basi cyajemo abantu cyaruzuye harahiye we igitaramo gishobora kuba cyaramamajwe nko mu mezi nk'atandatu acisha kuri ya televiziyo imwe rukumbi akubita babwira ati sawa rero mikoro yanyu ngiyi umuziki ndawuretse ejo bundi kuri Gasogi ndavuga ati Kenesi nanone arongeye ibi bintu by'amakigaruye nyine naribajije ati imyanzuro irafashe ariko nahise ngarukanye abanyamahanga bamutezagaho zagara bamubwira ngo bakeneye amafaranga menshi arababwira ati ushaka kugenda nagende ahita yizanira abandi bapeti ngo ibyo badusabwa turabibaha nabo ibyo badusaba barabiduha ibi bintu birangira naravuze ati ibi bintu ntibimeze nka bimwe byo kwa Ivona Chakachaka oya Kenisi hariya yarigaruye umutima yagira kipe Muhammad ariko nanone izo kontara nahise ngaruka mu kuri karibu yo guhita yishyura kontara yageranye na zira kampani nahise ngaruka mu migani nyarwanda numva umuntu waciye umugani ubugabo utisubiraho ibyo byihorere twikomereze dufata rero umwanzuro kuri iki kiganiro urabona ugiye gusohora indirimbo already ugiye gusohora indirimbo nubwo twamajije kumva bamwe muri baheza nguni bagenda bakubwira ngo ntabwo iyo ndirimbo igomba kurya hit nicyo ugiye kwizeza abanyarwanda bazayumva babe babiri babumwe
baba 10 ndabatamo nyuma yaho ndongera amaherezo wamfuraho yandirimbo yo ni sawa cyane Shani Breeze muramukizwa ne next project ni yewe ngarutse mu bundi buryo mfite abafana aze bawe reka ubu ugomba kugira abantu reka nkubwire ako sama ubu ngubu koko erega ejo bundi nyakubahwa wacu yaratubwiye ngo ntimugatunye ibitumbaraye kirameneka ariko ikintu indirimbo nziza mani niyo itarebwa n'abantu miliyoni nkuko numvishe miliyoni ngo ariyo oya miliyoni zacitse amazi uko barazigura ntago bakigendera kuri miliyoni tujya tugura bagura views nagura ibiryo nkabeka mu rugo ntago nagura views njyewe abari menshi rega nazo zirahenda nimba ngo Calibre ngo ya hose wowe urambwira ko indirimbo ari mbi ukayintsindagiramo ngo kuko naguze udukeje bundi nabonye abantu barebwa ngo na views miliyoni ngo bamwe ngo bo mu birwa ngo abantu bo muri Zanzibar mu birwa bya Fiji bamenya ngo urarira ibyo byose nukudufera ni naho mbihuriza na bya bintu byo kuvuga ngo umuntu ngo yagiye state hano hari comment nasomye umuntu ya Melody ngo Melody ngo yageze muri Amerika ngo gera ngo yageze iwabo ngo niho yaje gutura ngari kwirara warazisomye muri comment abantu bari kumubwira muri ya Dumba na Kasuku ngo wageze ngo muri Amerika rero ngo ugira ngo watuye ngo ni wanyu ariko nari gukora when she's around mu gifaransa yabonye ntandi hit yakora oya nje nise nabura kubivuga ahubwo vuga kuri ngo bakoze remix ya gatatu nibwo bwa mina byumvisha mateka bakoze indirimbo bayisubiramo bongera bayisubiramo ngo kugira ngo ikundi rye nese nazinde inspiration zihari hazo aya no kugira ngo bigaragare ko yakoze indirimbo nyinshi muri Amerika no kugira garagaze ko yakoze indirimbo nyinshi muri Amerika ubwo aranakora igitaramo mu Bufaransa ubwo no muri Togo ahubwo ayishyira no mu Gitogo mu Kibeni ahubwo yayikora mu Kinyarwanda imirongo iba yashize niko tubivuga ariko ibyo bintu mu byitondemo ntacyo kwitondamo yare kwindi ndirimbo akareba indirimbo se kandi yamaze ubundi se bari busore gute yamaze kubona post ya Chrisizi na Kevin ariko ubundi reka nkubaza wamuvugaho gutyo yamaze kubona post ya Kevin Kade na Chrisizi asohora flop Chrisizi ongera Chrisizi ntabwo yamubabaje ejo bundi kuri bana ibyo yisobanuye twarabyumvise ahubwo nabonye ntuza nimba ari ntago mbaza ariko nabonye indi boro bafite baro urumva ariko umuntu abonyemo ni Philipito oya ni Chrisizi na Kevin Kade Philipito ari we musifuzi iriya ni ngoma ya Philipito igiye gusohoka Philipito nawe ni collaboration hari abatamo ariko yivugira ko akundi kwe pampirampira ngira ni bibazo n'umwana w'umuntu nta bibazo ngirana nawe ubwo byarahindutse ese yagira ibibazo akamuvugira kuri televiziyo ye akwiye kuba yabikasemo simufana nawe ntibakuzi none se ibindi bibazo ubwo ni ibi ukumenya si itegeko no kumufana nawe si itegeko nawe nazamfane na nyina namfane na se byo ni ibyabo zafanwa n'abafana banjye urakoze cyane wamfura urakoze sha reka tubashimire tubabwire ngo mukore subscribe like and share tubibutsa ko ibiganiro ni buri munsi indirimbo ndabatamo ibiganiro mbahe abantu bankunda ku biganiro ubwo uyu ni umwanya wa ruwanyu abankunda ku ndirimbo ejo nabwo ndabatamo